Yes, hello friends. Aka kanya hari abantu benshi mushaka gusobanukirwa ino payi, uburyo ikoramo, imikorere yayo. Aka kanya rero ndagira mbereke uburyo ushobora kujoyininga aka kanya, kuko byamaze gutangazwa ko kuri 28 z'uku kwezi izaronsingwa. Ku bantu benshi rero batari bayifite, birashoboka ko aka kanya wayijoyininga bitewe n'abantu winjijemo cyangwa se wagize ute, nawe ugahita ugera ku mapayi ushobora kuzaryamo amafaranga vatika. Nubwo nyine wenda tuba tutazi ngo ni ibiki, ariko abantu benshi bayiriramo. I believe that bayiriramo, hari abayoramo amamiliyoni n'abayoramo amafaranga make. Rero ndakeka nawe ariko kanya icyo usabwa ni ugukora kuri iyo linki naguhaye, then ukagera hano uramanuka gakeya umanuke hasi aha handitse ngo get on Google Play. Urakoraho, numara gukoraho barahita bakuzana nyine kuri nuzi. Urabona ko njye nayidownloadinze. Iyo umaze kuyidownloadinga ihita ijya muri nuzi, iyo imaze kwiyesitara nyine warangiza ikajya muri api zawe ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura rero bakwereka choice ebyiri, gukomeza na Facebook cyangwa se gukomeza na phone number. Ubwo rero twebwe ntago icyo nakurikomandinga ni ugukomeza na phone number. Urayikoraho hariya hejuru ukoreho wandikemo rwa, ahita haza nyine Rwanda, ibitangizwa na +250 nyine ni igihugu cy'u Rwanda, nyine niyo nimero, nyine nimero y'igihugu cy'u Rwanda urabona ko itangizwa na kuriya. Ubundi ushyiremo nimero zawe uhereye kuri 7 ukomeze nyine nimero zose zirangire. Urakomeza uhita ukora submit. Numara gukora submit urategerezamo akanya gato, tegerezemo ubundi baguhe email. Urashyiramo email yawe nyine ukoresha, wenda ushobora kujya ulogingisha in, ubundi ushyiremo bwa kabiri, uyishyiramo bwa mbere uyishyiremo n'ubwa kabiri, ubundi ukore next. Tegerezemo gake bitewe na network, then baragusaba password. Password igomba kuba igizwe n'imibare irenga 8 cyangwa se 8, ikaba itangizwa n'inyuguti nkuru kandi ikaza gusozwa wenda n'akamenyetso runaka nk'agatangaro, akadomo. Nyine izo character nizo ziba zigaragaza password iri strong. Rero urayishyiramo bwa mbere ushyiremo n'ubwa kabiri bibe bisa. Icya mbere ni uko bitangizwa n'inyuguti nkuru, ikindi nyine akaba ari imibare cyangwa se ibimenyetso birenga 8 uzajya uhora wibuka. Urabona hariya hejuru no hasi ntabwo bihuye, biragusaba kubihuza nyine. Shyiremo password zihuye hasi no hejuru, undi ibisozwa n'agatangaro, akabazo cyangwa se akadomo cyangwa se n'akitso, ubundi ukore next. Urabona ko bayemeye, urahita ukora save kugira ngo uzajye uhora uyibuka, then uremezamo amazina. Urashyiramo amazina nyine wumva ugiye kujya ukoresha, amazina ugiye kujya ukoresha, amazina yawe sorry. Urashyiramo amazina yawe, nurangiza gushyiramo amazina yawe urakora hasi ucuzinge username, izina uzajya ukoresha nyine mu buzima busanzwe, then nusubmitinga. Urabona bararyanze, rirya zina ryabaye ryarafashwe. Hari abantu benshi barayikoresha cyane nyine. Hari igihe urajya wandikamo izina ryawe washyiraho ugasanga barafashwe. Ndagusaba ko washyiraho imibare, ukandika nk'izina ugashyiraho imibare myinshi ifatika, upfa kuba iryo zina ryawe uzajya uryibuka, kandi ni nayo izajya iba ari referral code yawe. Nyine wenda nk'umuntu ugiye kwinjizamo kugira ngo bamuhe ipayi nawe bariguhe, ni uko agomba kuba afite iyo referral code. Ni hano ino username uri gukiriya ni nayo iba ari referral code ugomba gukoresha. Rero nshyizemo iriya bararyemeye, urashyiramo invitation code. Aha rero niho biba biri butume baguha code. Iyo uvuze ngo ntayo mfite, niho biba biri butume baguha ya payi ya mbere imwe ushobora kuzarira, ari nayo wenda bitewe n'abo watumiye. Ubwo rero uyishyiramo kuriya ni ririya ryayo iryo nakwandikiye hasi. Iyo urangije uhita ukanda hano ngo mine. Iyo ukoze kuri mine, urabona ko hariya hejuru hahise hazaho ipayi rimwe. Iyo ukoze mine rero bitangira kwibara. Ubwo buri munsi nyuma y'amasaha 24 uzajya uza ukore hariya kuri mine, ubundi witurize umunsi. Nyuma ya 24 uza ukore kuri mine, kuko ku munsi urabona ko ushobora, niba ku isaha winjiza 0.01, ku munsi ushobora kwinjiza 0.25, then ubwo urumva ipayi ryuzura rimwe mu minsi nibura 5. Kandi ipayi rimwe aha hantu riba rishobora kuzahagarara 100,000 by'amanyarwanda. Rero niyo mpamvu ibi bintu abantu benshi barabikora, ugasanga hari n'abafiteho 1000 nyine, wenda nuko nk'iriyetinze account nshyashya bafiteho 100. Abo bantu rero uwo muntu aba ateganya ko igihe n'igihe nubwo abikora ntarambirwe, n'ubundi nta mwanya bitwara nta n'iki, igihe n'igihe aba ashobora kuzayoramo amafaranga ukumirwa. Yes, ni ibyo ngibyo rero nubikurikiza
iryo payi uraribona uhite uritangiraho nawe utumire abantu batangire kubona kuri ayo mapayi.